burya gushaka ni ikintu gikomeye kuko iyo twiga amashuri turayarangiza tukaba twagira izo mpamyabushobozi ariko ikibazo gihari ni uko ku kintu cyo gushaka ni ikintu umuntu akwiye kuyungurura. Hello everybody. Let me hope you're doing great again. And it's your boy Robin Chimimana back again on the mic. And this is what we call interview, the one you've never seen before. And ndi kumwe n'umusore hano, muramubona ukuntu umusore aseka neza cyane. Umusore ndabizi arimo batangiye kwibaza ngo eske yitwa nde, aturuka he, akora iki, ni ibiki bimuranga, ese washaka kumumenya yavuga ko ari inde? Murakoze cyane. Urakoze Rubeni, nitwa Ngabonziza Innocent. Mu busanzwe nkora muri plani. Urebye n'ibyo mba ndimo akenshi cyane hano muri inkambi ya Gihembe. Yes, urakoze cyane Innocent. Uvuze yuko witwa Ngabonziza Innocent, ukora muri plan. Mu by'ukuri ndatekereza harimo n'abandi bitwa bangabo bagiye bakora muri plan. Innocent ni umuntu uteye ute, mu uburyo wamu describing, mbese umuntu aramutse akubwiye ngo describingira Ngabonziza Innocent? Urakoze kubijyanye nuko nteye cyangwa se nuko meze. Ubwo ndabivuga mu mibanire y'abantu n'abandi, ndabivuga mu mikoranire y'abantu n'abandi. Ngewe nkunda kuba ndi umuntu wicishije bugufi, niba ariko nabivuga, ku buryo ngerageza kuba nakumva buri wese mu buryo bwaba ari uburyo bw'imibanire y'abantu n'abandi, bwaba ari uburyo bwo gufatanya. Mbese ndi umuntu buri wese ashobora kuza agira icyo ansaba, cyaba ari uburyo bw'igitekerezo, bwaba ari n'uburyo bujyanye se no kuba ari inkunga, cyangwa se mu buryo bwo nshoboye, bwaba ari n'uburyo bw'imikoranire. Muri makeya ndi umuntu ushobora kwisangaho uri extra, ku buryo bitakugora kuba wanyisangaho. Murakoze. Yes, murakoze cyane. Abantu bakurikiye Power TV show ndetse na Sowai TV, nizere ko mukomeje kabisa kuryoherwa. Uyu mugabo mubashe kumva uwo ari we mu byerekeranye n'imibanire n'imikoranire n'abantu no mu buzima busanzwe. Ese Innocent arubatse, ni ingaragu? Reka ngufashe microphone mubyeyi, dore duhume ko musigaje. Ntacyo gusa iki kibazo abantu benshi bakunda kukimbaza iyo turi muri iki kintu cya interview, ariko ntabwo nubatse pe, ntabwo nubatse rwose ndacyari mu kigero cy'abasore, nubwo wenda ushobora kumbona mu buryo bukuze cyangwa se maturité yanjye ukabona ko ikuze iri ku rwego rugeze, ariko kugeza ubu rwose ntabwo nari nashaka, ndi ingaragu pe. Innocent aracyari ingaragu. Abakobwa badukurikiye nyine baye babyumva. Umuntu iyo ushake nk'inomero ya Innocent anyandikire inbox cyangwa muri comment, ndaza guhita nyimuhereza n'ukuri kose. Innocent, umuntu ashobora kwibaza ngo ko tubona wenda Innocent ari umusore ukuze, mwiza, ufite akazi, kubera iki adafite umugore? Cyutubatse. Ari abantu rimwe na rimwe usanga nyine badakunda ibintu byo kubaka wenda. Ese Innocent ari muri icyo cyiciro cyangwa wenda hari ibindi bintu utegereje? Mfasha nta kibazo. Urakoze. Gusa Rubeni, burya gushaka ni ikintu gikomeye kuko iyo twiga amashuri turayarangiza, tukaba twagira izo mpamyabushobozi, ariko ikibazo gihari ni uko ku kintu cyo gushaka ni ikintu umuntu akwiye kuyungurura, akabanza akayungurura, akareba koko niba urugo agiye gushinga atari rwa rundi rwango turwane za ngo za zindi
ngira ngo urabizi ngo haherutse kunyura icyegeranyo wenda kigaragaza ingo zigenda zitandukana kandi atari uko byaba bishingiye ku mutungo se, byaba bishingiye ku bukungu, byaba bishingiye ku mibanire y'abantu n'abandi, cyangwa se n'imitegekere. Nuko wenda biba bigoye kugira ngo abantu babyumve, ariko mu nzego izo ari zo zose urabona ko nk'iki kinyejana turimo cya 21 isi yihuta kandi abantu bashaka gukira ku ngufu, aho bakora uburyo bwose bushoboka bunashoboka ku buryo naho umuntu yakwica ariko agakira. Ngira ngo iyi si n'isi, iki kinyejana sinzi iyi mpinduramatwara ikintu tuzayibonamo cyangwa se kimikoranire gusa. Ku kintu kijyanye no gushaka, you have to be very careful. Kuri icyo kintu ni ukwitonda rwose, kuko umuntu ahubutse ashobora kuza, kuko urugo ni ikintu ushaka iyo utacyitondeye. There is no repetition. Ni ikintu gikomeye cyane. Well, naragiye ndumva kabisa. Naragiye ndumva abantu mukomeje gukurikirana Sowayi TV ndetse na Power TV show, ndizera murimo kumva inama zikomeye cyane cyane urubyiruko ku kintu cyerekeranye no kubaka. Uvuze yuko ikintu cyo kubaka ari ikintu gikomeye ndetse umuntu agomba kwitondera kubera ko nta repetition ibamo. Ese kuba we nkaho utari wubaka nuko ufite ubwoba bwo gushaka, cyangwa nuko wenda ugifite, hari ukuntu usanga umuntu afite criteria nyinshi akaba yarabuze umuntu washobora kuzimacinga, washobora kuba yujuje izo criteria zose. Ese nicyo kibazo, cyangwa nuko wenda ubona ugifite ubwoba bwo kuba wakubaka urugo? Ku kintu kijyanye no kubaka, buriya nanone ntabwo ureba ku ngingo imwe cyangwa se ingingo ntoya, ahubwo ureba mu buryo butandukanye. Ntabwo ureba kuri kimwe, ureba muri many aspect ku bintu bijyanye, haba ku mutungo, haba kugomba gushaka uwo ari we, ku wo muzabana, kuko urumva ni akaramata. Uba wemeye yuko muzabana akaramata. Kandi iyo ujya gusezerana, ujya ku murenge se, ujya kwa pasitoro cyangwa kwa padiri, barakurahiza, hari amasezerano urahira. Uravuga ngo tubanye, dukennye, tubyaye, tutabyaye, tugomba kuzabana. Rero urumva icyo ni ikintu gikomeye, ariko nuko abantu bigarukira mu ndahiro gusa, bikaba ari iby'indahiro. Ariko bivuze ngo impamvu urimo kuba careful cyane bikaba byanatuma wenda utinda gukora ubukwe, nuko ubona nta bakobwa bagihari bashobora gukipinga izo ndahiro barahiye. Kuba bariho baboneka, ariko nta burabona. Harimo ikibazo, ariko ni ukuvuga ngo bisaba ko habaho kuza. Harimo kuza. Ugomba kuza. Ubwo bivuze yuko harimo dating, kandi dating uzi ko ari evaluation process. Kuza navuga ni nka analyse zitandukanye ku ngingo yo gushaka. Ariko nizera ko umuntu akora analyse ari mu gihe cyo kudating. Yego, ariko ashobora no kwiha deadline akavuga ati uko byamera kose nzarasira kuri ngomba muri iki gihe at least kuba narashe ku ntego, ntitaye ngo byagenze bitewe nanone n'imyaka, kuko umuntu abavuga ati byari byo byose ningera kuri iyi myaka ngomba kugira ibyo nkora kandi nkabishyira mu bikorwa, noneho bikazatuma ngira urugo ruzima, kugira ngo wa mwana nzabyara nzamwiteho kandi nkagira n'iteganya bikorwa. Ubwo bivuze ngo niba ukirimo gukora analyse cyangwa evaluation, bivuze ngo ufite umuntu uri ku evaluating cyangwa ufite umuntu uri ku analyse. Gusa kuri iyo ngingo nta makuru. Kuri iyo ngingo ntabwo nari nagera ku cyagutse cyane, ariko ntabwo bituma wenda ntakubitaho ijisho ngo wenda mbure kwanariza, ariko ntabwo byabura mu marangamutima y'umuntu. Uri kwanariza umuntu umwe se cyangwa ni benshi?
ushaka kwanariza ntago nanariza umwe wanariza benshi bivuze ngo ntawe uragira uri nome ngo wenda ujye kumwanariza ariko ari nome. Oya rwose ntabwo kugeza ubu ntawe navuga nti rwose bivuze ngo abakobwa nabwiye ngo batwandikire muri comment bakomeza bagira icyizere baze kutwandikira koko. Ntacyo rwose babyandike ntacyo, ariko icyo ngiye kivuga cyo nuko hakwiye ikintu buriya kuri iyo ngingo. There is another school. Ubu ugiye mu kindi kintu cyo kwiga, ni ishuri ritarangira kuko ushobora kubona PhD ukabona professor, ariko ririya ni ishuri ritarangira kuko umuryango ibihe umuryango unyuramo biragutse, ntabwo ari iby'umunsi umwe, si ibiri, si itatu, si ine, ni iby'igihe kirekire. Yes, uvuze akantu keza ngo umuryango ni ishuri ritarangira. Kuki iryo shuri utaritangira ngo noneho utakomeza uryige ariko waritangiye? Urakoze. Burya ikintu cyose gisaba inyigo. Iryo shuri naryo suko wenda sindagera ku kigero cyo kuvuga ngo wenda birarangiye. Wenda ku gitsina gore niho bakunda kuvuga ko bagumiwe, ko igihe cyo gushaka cyarenze, ariko gabo ntabwo ari cyane. Wenda gabo baravuga bati ngo ni umuhungu yabaye umuhungu, ariko ntabwo ari cyo wenda twavuga wenda dushimangira. Gusa icyo tuvuga cyo nuko abantu mu gihe bateganya bafite, kuko buriya umugore cyangwa se umufilozofe umwe, umucurabwenge, Socrate niwe wavuze neza ko iyo umugore atakugize umusizi akugira umusazi, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo possibility zihari. Niba ushatse urugo rwiza, automatically urugo rwawe urumva uzaba umusizi. Mu yandi magambo uzabaho neza, uzagira urugo rwiza. Umugore ujye umubwira ibisigo, umubwira amagambo meza, ariko nagufata nabi uzaba nk'umusazi. Atari uko wenda uziruka ku gasozi, ariko uzaba ufite imbonezabitekerezo iri hejuru, filozofi iri hejuru. Uvuze Socrate, reka tugaruke kuri Socrate. Socrate ni umwe mu bagabo bagize abagore, navuga ngo wenda ni babi, bagize abagore babi bamubanira nabi, nyine ugenekereje n'ibyo umuntu aba yifuza mu rushako. Socrate umubona nk'umusazi cyangwa umubona nk'umusizi? Urumva bitewe n'iyo quote yavuze, urumva koko yari yabaye umusazi kuko yageze ku rwego rw'ubusazi. Nose aho bigeraho umugore afata umwanda akawumumenaho. Urumva ngicyo nibaza, urumva Socrate yarasize, yadusigiye ikintu kivuga ngo umugore atakugize umusizi akugira umusazi. Nibaza urabona, tubonye ko watubwiye ko umugore ashobora kukugira umusizi yakubereye mwiza, akakugira umusazi yakubereye mubi. Kandi Socrate ni umugabo nzi mu bagabo bagize abagore babi, ariko ni umusizi. Kurumva yarasize, afite ibintu byinshi yasize Socrate. Yego arabifite, ariko abamubonaga, njye mbivuze mu buryo bugaragara, kuko ibintu yamukoreraga nawe wavuga uti uyu muntu eske ibi bintu uyu mugore akora kuri uyu mugabo kuko birimo indangagaciro, ku buryo umugabo yahoraga ubona nta n'icyo bimubwiye, akagenda akaba yagera ahantu, ariko ibyo umugore amukoreye rwose ukabona ko nta kintu bimubwiye, abiciye amazi, nta n'icyo bivuze. Kuko Socrate yaranamurutaga kure cyane mu myaka, yamurushaga n'ubumenyi n'ibitekerezo. Ubwo bisobanuye yuko umugore ashobora kukugira umusazi cyangwa umusizi bitewe n'uburyo wabyitwayemo. Cyane rwose, cyane rwose. Ubwo Socrate turamukomplimentinze. Ubwo ashobora kuba yarabaye mu mbu zombi, wenda bitewe n'ubwo, kubera nk'umuntu wagize imbonezabitekerezo ikomeye, wenda natwe isi tukaba tuyigenderaho. Buri ibi bitaba abantu tugenderaho, tuvuge nk'ibi byo kwigisha, nka kubaza ikibazo, nkubaza unsubiza, nkubaza nshaka kumenya ukuri, wenda nambizi se. Ibi byose ni filozofi ya Socrate yazanye. Ariko wenda ikigaragaza cyo ikintu cy'umuryango, uko byagenda kose unyuze mu muryango, byanze bikunze uba ugomba kugira guhanga. Yes. Bantu mudukurikiye rero kuri So Why TV na Power TV Show, murumva yuko
tubari neza cyane hamwe na Sowayi TV twabazaniye ibi gahunda nziza cyane, tubafitiye gahunda ya wisdom interviews, tukabagirira gahunda ya factual reflection, tubafitiye gahunda ya entertainment, tubafitiye gahunda ya inspirations n'ibintu byinshi cyane tubateguriye. Wenda tugenekereje tugenekereje mu byiyumviro bya Innocent, reka twongere ducengere cyangwa se tujore igitekerezo yatubwiye. Batubwiye yuko umugabo atajya agira igihe cyo kuvuga ngo yaragumiwe, ariko kenshi bivugwa cyane ku gitsina gore. Nibaza ni ryari wavuga yuko umugabo yatinze gushaka ku rwego wenda hari aho yagera ukavuga ati bibe byararangiye ntagishatse? Wenda ikintu navuga kuri iyi ngingo, burya iyo umugabo yarenze igihe tubariye muri kiriya gihe wenda cy'imyaka y'ubusore gisa n'ikiri kurangira, ubwo wenda dufatiye ku cy'abahanga bafatiyeho ku myaka 35, burya wagiye hejuru, watangiye kugera ku yindi point ikomeye, kuko ubutangiye gucika intege. Ibyo byose iyo umuntu yafashe imyaka 40 yakomeje muri iyo myaka, iyo myaka ntabwo abakiri mu busore uko byagenda kose, imbaraga ziba zitangiye kurangira. Ariko hagati y'imyaka 20 na 35, iyo niyo myaka numva umugabo automatically umuntu yaba yarashatse. Naho ku mukobwa ubwo wenda hagati ya 20 na 25 cyangwa n'irindwi aho ngaho. Umukobwa w'imyaka 20 wamugira inama yo gushaka kandi aba atabyemerewe n'itegeko ryo mu Rwanda. Aho ngaho twagiye mu mategeko, ariko ku bintu kuko impamvu mbivuze gutyo nuko iyo tuvuga umwana kuva gisamwa kugeza ku myaka 18, ariko iyo yagize 19, 18, hari n'umukobwa ushaka yafa wenda yaterwa n'umusore inda ari mu myaka 20. I think that ntabwo ntekereza ko leta yamufunga, wenda byategereza kugeza muri uwo mwaka wa 21 akajya kurahira gusezerana imbere. Urumva yaba yubatse urugo ariko atarasezerana, atarakora ubukwe. Ubwo urumva ku bijyanye n'itegeko ho, urumva ku myaka 21, ariko mu myaka ku myaka 21 dufashe iyo dukoze iyo estimation wenda leta yafatiyeho yuko umuntu yajya gusezerana abarwa nk'umuntu ukuze, aho ngaho birumvikana. Ariko nge nari mvuze ku myaka irenze y'ubwana. Urumva rero uko byamera kose, icyo ni ikintu numva umukobwa ashyingiwe muri iyo myaka ariko byaba biri perfect. Yes, thank you. Reka nkubaze ikindi kibazo kimwe wenda turimo dusoza. Urabizi ko muri Kongo kera abana wasangaga bashaka bakiri batoya cyane, ugasanga nk'umukobwa w'imyaka 16 arashatse, okay, niba ari ugushaka nari ugushakwa, ugasanga nyine arashyingiwe. Umwana w'imyaka 15, 17, utekereza ari iyihe mpamvu abakobwa bo muri Kongo bashyingirwaga bakiri bato? Sinzi niba n'ubu ngubu bigihari. Ibyo ari byo byose muri iki kinyejana, bitewe n'uburyo bwaje, haje uburezi buri ku rwego rwo hejuru. Iyo umwana rero yabaga ari iwabo, haba muri Kongo, ntabwo ndi uwa kera, ariko muri Kongo habagaho ibintu byo guterura bagafata umukobwa bakamujyana gusa bikarangira. Ariko bitewe nuko haje iterambere rigenda imyaka, dukoze icyegeranyo ntabwo byaba bimeze nk'icyo gihe. Rero ngatekereza ko uburezi ari kimwe nk'inkingi ya mwamba mu gutuma wenda abana b'abakobwa badashyingirwa bakiri bato. Wenda nubwo hari ibishuko hirya no hino, hari ibitandukanye, umwana akaba ashaka smartphone, ashaka ibintu bitandukanye, wenda bakaba bamubeshyeshya ibintu bitandukanye, ahantu heza, gutembera, ibyo bintu wenda bikaba byamurarura akaba yatwara inda akiri muto. Ariko tubigereranyije n'ubu biri ku rwego rwo hasi. Nubwo wenda ntazi wenda amakuru magari ku bijyanye na Kongo wenda aho bigeze ubu, ariko ndatekereza ko education ya Kongo iri supreme, iri hejuru ugereranyije wenda n'ahandi, wenda mu bindi, kuko ho
iyo ubonye diplome iba ari international ho ushobora gukora aho ariho hose. Nkumva rero urwego Kongo igezeho buno ntabwo byaba bikiri kuri urwo rwego, nubwo wenda ntakoze iryo barurisha mibare wenda bikurikirana. Yes, ukomoje ku kintu cy'uburezi, ndatekereza icyo kibazo cyo wari ugisubije neza. Ku kintu cy'uburezi ukomojeho, ese ubona ari uburezi bwa Kongo n'uburezi bw'u Rwanda ari ubuhe burezi buri hejuru y'ubundi? Ku ngingo y'uburezi rero muri Kongo n'u Rwanda, wenda ku ruhande rumwe navuga ko uburezi bw'u Rwanda buri ku rwego rwo hejuru, ariko ku rundi ruhande rwa Kongo ndavuga ko wenda narwo ruri ku rwego rwo hejuru, kuko urabona systeme y'u Rwanda, karikiramu, integanyanyigisho y'u Rwanda iri muri systeme y'Abongereza, kandi iyi si yacu icyongereza kiraganje, kiri ahantu hose ku isi. Wenda nubwo icyongereza mu Rwanda kubera ko education y'u Rwanda yivangavanga, nk'ubu ngewe n'urugero wenda ngewe niga primary nayize muri French, ngeze secondary ntangira icyongereza, urumva naramixinze ndavanga, bituma mba muri dilema cyangwa se mu cyeragati, bituma ntamenya. Urumva rero ku burezi bw'u Rwanda ku ruhande rumwe ruri hejuru, ariko ku rundi ruhande navuga ko bitewe n'uko Kongo yo education yabo iri standard, idahinduka, bitewe n'uko yo ikomeza muri systeme yabo y'aba francophone, igakomeza rero igahora iri strict, ikomeye, ugasanga niyo mpamvu education muri Kongo izamutse. Ariko mu Rwanda systeme ya education kuzamuka nuko iri mu buryo bw'Abongereza, kuko Abongereza bakoresha uburyo buri international, yego no muri Kongo bakoresha igifaransa, ariko tugereranyije aho nk'ururimi rw'icyongereza urabizi ko n'ururimi rw'ubucuruzi birazwi ku isi hose, nta hantu rutavugwa. Ariko igifaransa ni ururimi rw'ubwabyo biranakomeye kurwumva, gukonvenka. Icyakora iyo umuntu aruzi aba afite fierite yo kuba yaruvuga. Ariko ku ruhande rumwe education y'u Rwanda iri hejuru, nuko yo iri national, ariko iya Kongo ikaba international. So ndiko muri gutinya kuyivuga, ntabwo ari kubitinya, ariko ni icyegeranyo wenda umuntu yagerageza kuvuga. Nkumva rero ku mpande zombi education ni nziza. If I can wrap up everything that Innocent have been saying, he said that you should be very careful before thinking of getting married to someone, because that is something eternal. So you do it until you die. So like if you get married to someone, you have to be bonded together until the day you die. So that's why you should be careful. And he based on the fact provided by can you remind me his name? No, like the other philosopher, Socrates. Yeah. He said he provided a fact provided by Socrates that if your wife doesn't leave you a singer or a composer, she leaves you crazy. So like you should be very careful with that. And he also mentioned something about education. He said that education of Rwanda is very powerful and and well constructed, though it's national, while the education of our country, DRC, is international. So trying to wrap up everything he said, and he also said that he's still looking, he's still searching and trying to be engaged with someone. So if you feel like want to be engaged with Mr. Innocent, please send me a notification or a message in the comment section, and I will link you both.
Yes, Innocent. Mbere yuko dusoza wenda nari no kubwira abantu wenda ngo bakore subscribe kugira ngo bajye bakurikirana ibiganiro byacu. Nibuka yuko wenda nawe ari umuntu ushaka kwifuza kugukurikirana, ese uwashaka gukurikirana wenda yagukurikirana hehe? Ese ni kuri YouTube, Instagram, WhatsApp, hehe? Umuntu ushaka kuvugana na Innocent yabigenza ate? Urakoze Ruben kuri icyo kintu gikomeye cyane. Nanjye mfite channel yanjye ijyanye na Bibiliya mu isi y'ubudasa. Twavuze ku kintu kijyanye n'uburezi, tuvuga ku kintu kijyanye n'umuryango, kandi ibi ni ibintu byanze bikunze umuntu wese yacamo. Hari icyo bita formal education and informal education. Nubwo umuntu yaba ataranageze mu ishuri ariko hari ibyazi. Mu yandi magambo yanyuze mu muryango, hari uburere yahawe n'ababyeyi. Rero urumva nanjye mfite channel ntangiraho ibyigisho bijyanye na Bibiliya. Umwarimu mu byerekeranye na Bibiliya. Bibiliya rwose nk'ubu maze kurangiza icyigisho kijyanye n'imibereho yejejwe ku nsanganyamatsiko ivuga topics Bibiliya mu isi y'ubudasa. Rwose ugiye kuri channel wabibona rwose ubishatse iryo jambo, mukankurikirana mukora like, share na subscribe. Ndatekereza rwose urakoze cyane Ruben kuri iki gitekerezo. Murakoze cyane nawe Innocent, mwakoze cyane kubana natwe. Nongere mbibutse kandi ko mudukorera subscribe, like na comment. Bimaze kuba nk'indirimbo ariko nta kundi ntimuzaturambirwe. Uko mukora subscribe niko mugenda mubona ibiganiro byacu buri munsi, kandi nizera ko tubagezaho ibiganiro byiza cyane yaba kuri SOWAI TV ndetse no kuri Power TV show. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza bikurikiyeho.